ubuzima bwo kubaho mu buzima bw'ubukene gusa. Inshuti zanjye ni abakire bose bafite imodoka, bashatse abagabo bafite amafaranga. Ikindi ntabwo ibintu ntazabiva. Babe. 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 Narakubwiye ngo ntuzongere kunyitaho. Babe bari iki wo? Suhabaye ikigani. Ubuzima bwo kubaho mu madeni nyuze yarajye bajya kunyishyuza amafaranga. Ubu ko kurabona ubu buzima nge nazabuva. Urabizi ndimo ndagerageza. Mbabarira amahoro. Ndatashye mu rugo uzagerageza igihe bizakunda uzambwire nzagaruka. Mbabarira. Come on. Babe, it's okay. Mbabarira ntunkoreho simbishaka. Ubuzima no kwishyura amazi byakunaniye. Ndirwa mpura n'abantu bamfata ba wasake nta musi numwe. Basi wagerageza nguzane n'amafaranga agaragara mbone kuzanye amafaranga agaragara uraho ngaho untesha umutwe gusa ngo baby nzabirya. Umva nkubwire. Urabizi ko niba byarakunaniye gushaka amafaranga nduko umuntu w'umugabo gerageza mbabarira umva imbere ugenda. Come on baby, come on. Ntabwo ngushaka kumbona imbere. Don't babe. Mbabarira haguruka usubire uvuye ndatashye ngiye mu rugo. Babe wanyumvishe. Nkumva iki ni ryari nta kwihanganira. Basi nigiye ni ryari nta kwihanganira. Igihe kingana gute? Imyaka irashize. Ntabwo imyaka 2 ishize tubana buri munsi mu mwanya nzaguha umwanya uzazana amafaranga ryari muri uru rugo. Nagushatse uri umuntu w'umugabo ufite amafaranga ubashije kuntunga none muri iki gihe n'inzu yakunaniye. Ibintu ntibihinduka kugerageza. Ibyo rero ntabwo mbyitayeho ntabwo uri umugabo. Ntabwo nakugerageza mama nijoro koko none nagiye wagiye parking inzu gihe ko wagiye suzanye iki ko wagiye uzanye kira ubwo yumbaza ibyo ngibyo ntabwo wagiye uzanye iki urashumpe 2 nguhahe warebye se mu gikoni basi cyo nazanye ibyo wazanye ntabwo bindeba. Wishyuye inzu nzayishyura amezi arashize inzu barangiza. Come on sawa ntunkoreho nakubwiye oya ndatashye nsanze mama iwacu nararyaga nari mbayeho neza. Umwaka ugiye kurangira basi reka tugerageze. This is coming here. Sawa n'uyu watangiye umbwira gutyo n'uyu watangiye umbwira gute? Urabizi dukundana babe twakoze ukwemeze neza. Wari umeze neza nawe nabyo bikagenda gutyo. Kuki utakomeje kuba umugabo ukagenda ubusore umugabo cyangwa wahindutse imbwa? Umuntu muzima umugore yicwa n'inzara ukayikwifata ukagenda rega tukirwa twabwiriwe nijoro ngaho kurya ni ukurya ibishyimbo bya buri munsi ngewe wanzanye muri uru rugo nguze kuntungisha ibishyimbo. Reka ntahe mu rugo. Reka ntahe mu rugo. Kuri mumbwira nabi gutya. Mu rugo nayo mbayeho neza ntago nayo mbayeho gutya. Kagupakira ibintu apegi. Nakubwiye ngo ndekera igikapu. Navuze ngo kireke. Baby please tugusaba imbabazi. Please inshuro bw'ibyo bintu wazibara mu mwanya. Ntago ndi umugore wawe guhera uyu munsi iyi tariki. Ntago ndi umugore wawe. Ntago uri umugabo. Ntago uri umugabo. Kweli babe. Umuntu w'umugabo. Ubwo uri umugabo waje uri umugabo none kuba umugabo birakunaniye urahuririrwa wiruka ngo urashaka amafaranga nayo ntuyabona ngo uri umugabo wanjye. Ntongere kunyitira iryo zina. Guhera uyu munsi unzi n'ukunanye bagirwe. Ubundi umwana wa mama subiyeyo. Koko. Basi umwanya muto. Sibyo baby. Wowe ukoresha kuri kurangira. Basi kadutegereze mu kwambire kundi mwaka konyine. Kindi gihe nzagusaba. Sibyo please. Igihe wansabye kirahagije. Just ikatugere mu kwambire kundi mwaka. Gusa konyine. Sibyo baby. Nakubwira ntihongere kunyita baby. Ubyibagirwe mu buzima bwawe. Come on chérie. Come on. Iyo myenda isigaye hari muri garderobe. Niyo nguriye uyigumane. Uzashaka undi mugore.
Babe, don't do this. Come on. Ndavuze ngo ndekera igikapu. Mvuze ngo ndekera igikapu. Come on, baby. Niwe wagipakinze? Nisi babe, ugiye he? Ngiye mu rugo. None se unsigiye nde? Njye sanshizwe kumenya aho ngusigiye. Nagusanganye nande? Ibuka igihe waje. Hey. Ko twari tumenyanye. Sibyo babe? Wari muzima. Wari ufite amafaranga, wari umugabo. Tegereza mbona ndi mafaranga. Come on. Ukwambere konyine. Mbona ndi mafaranga. Uzajya kwiba banki? Uzayatoragura he? Ndi kuri deal. Hey. Deal. Unshura ubimbwene. Nugakangahe? Wabibara. Buri munsi hangani ndarambiwe. Sigara nayo madeni. Ukoreye uzayishyure nubona kubona amafaranga agaragara. Uzaze mu rugo umbwire dutari. Babe, come on. Ndakubwiye ngo winteshe umutwe kandi ntunkurikire. Winteshe umutwe kandi ntunkurikire. Imbabazi wazatse nazikwimye. C'est fini. I'm going. Nse sister kumbona watarashye byagenze bite? Ko uzura mugabo ibintu ko uzi ibintu yankoreyeho. Yagukoreye igise cyacu. Izo meta ziri kamitenze kura. Sister. Ngero rugo nago narusubiramo. Nzemenze ngiye mfira hano mu rugo basi menye ngo n'ababyeyi banjye banshyinguye. Ibintu byo kujya kwicwa n'inzara kuri amadeni nsigaye nyura hano hose nkihisha mu maso. Abantu bose banyishyuza. Kuri boutique baranyishyuza. Uwasakiraza mu rugo yaradufungiye amazi. Umuriro nago tujye. Nse sister, niyo mpamvu utumye utahaza. Akuzi kugira ngo wicwe n'inzara. Kugira ngo wicwe n'inzara uri mu rugo byitwa ngo warashatse ngura umugore. Umva ndacyari muto nta mwana muhekeye. Agenda ashaka be kandi nanjye nzashaka undi mugabo. Nzabona undi mugabo simeruka ahubwo wa mugabo afite akazi. Akazi se kaye. Kuva twashakana akazi ko kahagaze ubu ngubu no kubona amafaranga yo kurya ni ikibazo. Nge ngume muri rugo nkomeze nicwe n'inzara nyura ku nshuti zanjye zinseka mperuka kwambara umwenda nashatse mfite. Imyaka 2 irashize. Tamutse mugira inama uko ngiye mbyumva ntago bagombaga gutaha. Akubyumbwira nibiki genda nawe urugemo. Genda nawe urugemo. Sister kamubwiza ko sibyo n'ukuri wafashe umwanzuro mubi. Umva ntabwo umugabo wawe usiga wenyine mwarasezeranye. Nese kubana mu byiza no mu bibi. Ntago namusiga wenyine. Kandi burya nk'umugore mu rugo ugomba kwihangana kuri buri kimwe cyose uhuye nacyo. Nawe ugenda ujya kwihangana. Ntabwo namusiga. Mbere se atarambona yarabaye hati. Njya kwicwa n'inzara ngende ncupire mbeho nabi. Umva ndacyari muto. Si wankurikira. Nkurusha imyaka ingahe? Urumva iyo myaka mfite ariyo yo kujya kuncupiza muri rugo. Nta mukozi akinyishyurira nirirwe mesa nirirwe nkora ibiki ncupirire muri rugo ngo umva ndaje hano kwa mama kandi nzabona umugabo mwiza ufite amafaranga azashaka mve muri ibyo.
umugabo w'umukene njye mvanaga ibyo bintu babindoze. Njye ndumva nakugira inama ndabona wanze kuyumva reka mureke nigendere. Umva byihorera byaba byiza ucecetse ukigendera umve n'imbere. Aha ubwo nawe mbonye wongisha inama. What? No. No. Message. Watsindiye? No. Miri. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. No. Come on. Miliyari y'amanyarwanda. Yes! Yes! Yeah! Woo! Wow! Thank you, God. Man, urakoze. Uzamagore zagiye ngo ziransize disi yo. Wow! Ese kandi ni ndumamagaye. Hello? Yes. Yeah, it's me. Hmm? Sister wirutse. Niriwe neza. Mvuye mu kazi ndumva ndushye byataje. Biragaragara. Izuba ryahanze Byatangira ntabwo icyuya. Ari ntangara. Sister reka mubaze. Niki? Kugeza n'aka kanya nta gahunda ufite yo gusubira n'umugabo wawe. Akubwiza nakubwiye iki? Nta gahunda mfite, nta niyo nzagira neza. Mbese wafashe umwanzuro ufashe. Umva ahubwo nkubwira amakuru. Mbonye umugabo. Shafite amafaranga. Ariko uretse rega narabikubwiye ndi mwiza kandi ndacyari muto. Gusa nyine nanjye mfite amakuru. Ayazi. Anarengeje nawe ngaho yawe. Ahubwo wari uzi ko umugabo wawe Indesi ya James ubwo sorongera kuvuga mu maso. uzi ko yatsindiye miliyoni 100. Ye? Muri loto. Ako wajyureka kubeshya. Kwa kundi tuba wikinira gutya ahita agwa ku mahirwe atsindira miliyoni 100. Nawe aho ngaho ngo nagushaka. Ari. Mva pinda ndagiye.
No, don't touch me. Don't. Sheri Don't touch me. nago wabikora. Don't Nago touch me. wanyanga. What is wrong with you? Nago wanyanga. Urabizi cyabiteye bwari ubukene. None amafaranga yabonye ndagarutse. Ndacyari umukene. Oya naga ibyo bintu nagari ibyo. Aho wase unsanze. Ndashaka kuguma hano. Oya. Ndagarutse. Murugi wanyu habaye. Ndagarutse nciye bugufi mbabarira basi. Don't touch. Ndabizi naraguhemukiye ariko ndakwinginze. Wamaye amahoro. Wamaye amahoro. Basi wambabariye nkaguha amahoro. Oya. What is wrong? Hano gwa demera nywera amazi yanjye. Shiri. Last warning. Subiswe nagukundaga. Ikibazo cyari ubukene. Ndacyafite ubukene. Narakwanze nkuziza ko uri umukene mbabarira. Ndi umukene. Mbabarira basi. Wanyu niho hari abakire. Bibi nago nzongera kukubabaza. Nago nzongera kubura yo kwishyura basi mu murebiri. Uri muranyendereza. Babarira. Nago nabyo. Amahoro. Je no kuririra wanje. Songe ngo please ngo bimenyeshe iki? Uricuza iki? Ushe gusaba penitensiya. Ubundi abagore mwabaye muti. Ko nagusabye imbabazi wambabari. Imbabazi zo kugira gute wagize ute bundi? Ndabizi nakoze amakosa. Naragusize niwacu barampanye narahindutse mbabarira. Nago nyimeze kwa kundi. Impamvu yabiteye byo. What is wrong with you? Hano gushora kunyuma. Wavuye nigeze ntirukana yewe. Nago nyirukanye narijyanye. Ciye bugufi nanjye ndapfukamye gusabye imbabazi. Umugore yahukanye umugabo ajya kujya gute kumucyura. So nje ndicyuye basi nago nkugora bigezaho nicyuye. Oya nagarutse. Katwumvikana sibyo? Bituma ugiye kuza kubw'impamvu za business w'ipamba. Ibyo nyine banza umbwire ko mbabariye ngiye kuguma hano basi baraza kunzanira n'imyenda yanjye. Bari kunyumva. So kugira bigende neza sibyo? Ibyo ushaka byose I'm ready to give you. Niba ushaka divorce impapuro zizaye mu gitondo. Oya ntabwo nabyemera. Na divorce nshaka ndashike kugaruka mu rugo rwanjye. So sohoka umuntu ataza agasanga turi muri iyi mikino ntazi yuri mu mbere. Oya ntabwo nabyemera. Gira vuba nshuti yanjye. Oya. Sibyo? Rimwe twara umwanya mwinshi ubusa. Sibyo? Nje wizize. Cyangwa nk'ubufasha nkuterura ibi. Nje wizize. Nisorere. Igo. Nisorere. Tinyi kukanarira. Agore rwose bitangaza. Thank you. Mani kumugisha. See you. Bye-bye. Hi guys, turongeye kubasuhuza kuri GGS Media TV. Njye mureba hani Oliver muramenyereye. Uyu munsi twabayeretse agafilme keza karimo inyigisho nyinshi. Abagore tutanyurwa nkuko mwabibonye nkanjye wakinnye ndi kodi ukuntu nakinnye ntanyurwa ntabasha kunyurwa n'ibyo umugabo wanjye anyuramo ubuzima arimo namushatse nzi ko afite amafaranga nyuma arabura sinabasha kwakira ubwo buzima turi kubanamo ntago ari byiza mwabibonye kandi n'ingaruka zirimo mwazibonye. Ese buriya ari wowe bibayeho wabigenza gute? Watinyuka kujya gusaba imbabazi cyangwa watanga imbabazi ubaye uri umugabo wanjye? Ni ibisubizo mushobora gutanga muri comment gusa ngiye ku giti cyanjye numva biragoye gusaba imbabazi kandi ngiye ku giti cyanjye numva bitanabaho. Sinanasaba imbabazi kuko naba narabikoze nabiteganyije mbishaka. Reka na mugenzi wanjye agira icyo abivuga. Hey guys, ndabwira abagabo muzatanga imbabazi. Cyamunazireke. Umugore wagutaye mu rugo ntago aba ari sawa. Ariko ikiriho nuko ibintu dukora hano no kugira ngo twigire hamwe twese twubake societe ifite ahazaza hazima cyase ishobora kugira igihugu neza. So mwabibonye ko
of course nashatse umugore tumeze neza ariko nyuma biranga, turabizi twese bibaho, ahita nsiga. Umugore ahita nsiga uyu nyuma arangarukira. So ikiriho nuko ugomba gukora uko ushoboye ukita ku mugore wawe, byanakwanga mukihangana mwembi, mukihanganirana. Yaba gutandukana mugatandukana ariko mukagegeza ubushoboka bwose mukabana, kuko icyo mwarasezeranye ukayuzamuye ikiganza uvuga ati tuzabana mu bino mu byiza, nicyo ahanini tuba dushaka ko kigerwaho. So thank you guys, don't forget to share, don't forget to subscribe, don't forget to like, comment, everything. We love you so much.